kuki ari mwe musenye itorero, kuki ari mwe musenye umuryango wa Kristo, mukarenganura abarenganya, mugafasha abakene, imfubyi n'abapfakazi, aho kugira ngo mubafashe nimwe muri kubarenganya. Bakunzi ba Yesu, bakunzi ba Gospel TV Rwanda, bakunzi b'ikiganiro Isoko y'Agakiza, Imana y'amahoro ibishimire kandi ibane namwe. Ni mwene so Ernest Niyonsenga, ndabasuhuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Iki ni ikiganiro Isoko y'Agakiza. Ni ubutumwa Imana ishaka ko umuntu wese uzareba iyi video kandi akayumva hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu ijambo ryayo. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nitumara gusenga turaganira ijambo. Uri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka, urahambaye cyane mu isi no mu ijuru. Amahanga yose nakunamire, kuko wowe uhebuje byose kuba byiza kandi uhebuje byose kuba ingenzi. Mu buzima bwacu twakuboneyemo byose twifuzaga, ariko Mwami Imana hari abantu bataramenya neza ukuri, hari abantu bataramenya Kristo, bataranamwakira. Ariko Uwiteka Imana, hari ijambo ryawe, hari inzira imwe y'ukuri n'ubugingo, ariyo nzira ya Kristo, ari we Kristo. Uwiteka we, ngwino ubane natwe muri iri jambo. Icyo ushaka kuvugana n'imitima yacu ukigaragaze mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo riherekeresha imbaraga zikiza, imbaraga zihindura imitima, kandi ubane nanjye. Reka Mwami Imana, amajambo yose mvuga ntagire ijambo mvuga ribuze kunkirisha mu rubanza, ahubwo uyobora umutima wanjye kandi uyobora akanwa kanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibishimire cyane. Nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro Isoko y'Agakiza. Tuje gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ni igice cya 6. Turahera ku murongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose mu mitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko nowagirira umugisha ku Uwiteka. Mwakire ijambo ry'Imana. Abene data bakunzi ba Kristo, bakunzi b'ikiganiro Isoko y'Agakiza, ndabashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe. Ni iby'agaciro kandi ni ingenzi cyane ku muntu wese ufata umwanya we akadukurikira kandi akagambirira mu mutima guhinduka, yamara kugambirira akabishyira mu bikorwa agahinduka rwose. Imana yo mu ijuru irababaye cyane. Imana irababaye cyane. Dusomye ijambo mu gitabo cy'Itangiriro. Iki ni igihe abantu bahindukaga babi cyane, bakora ibyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe Imana yaratekereje, irareba, ibona mu mutima no kwibwira ko abantu kose ari kubi cyane. Ireba imigenzereze yabo, ireba imyitwarire, ireba imihagurukire, ireba imikorere n'imigendere, ibona abantu babaye babi cyane. Imana yo mu ijuru irarakara. Imaze kuyirakara kuko byari biteye agahinda, ibaze nawe gutera umuremyi wawe agahinda kugeza ubwo yicujije icyatumye akurema. Birababaje cyane bene data. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, mu gihe cya Nowa, ngo no kuza k'umwana w'intama w'Imana niko bizaba bimeze.
abantu bararyaga bakanywa bagahaga, ngo ariko igihe kiza kubatungura. Mwene data ndakubwiza ukuri yuko nutagarukiraho, nutareka ingeso zawe mbi, nutareka gukiranirwa kwawe, nutareka kurenganya, nukuri uratunguwe kandi uratunguwe. Haleluya. Wakagira Imana aho umugisha ukamera nka Nowa, Imana ikakureba ikakwishimira. Ngo Nowa yari umusaza, yari ashaje cyane, ariko yabajije inkuge benshi bamuseka, akababwira ngo nimwihane igihe kirageze. Ariko abantu bakamuseka cyane, abandi bakamufasha kubasa inguge, ariko ntibagire kwihangana ngo bategereze. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa uwihangana akageza ku mperuka, kuko uwo nguwo niwe uzemerwa. Benshi baramufashije. Minsi turimo benshi barakiranuka, ariko igihe kikagera bagasubira inyuma. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 aratubwira ngo icyari kubabera cyiza nuko batari kumenya inzira yo gukiranuka, aho kugira ngo bakiranuke basubire inyuma. Bene data ndababwiza ukuri yuko Imana yo mu ijuru yayitegereje ibona abantu muri iyi minsi ingeso zabo nimbi. Twababaje umuremyi wacu, twababaje Imana. Mbese kuri kubabaza Imana ukayitera agahinda, nisuka umujinya wayo uzahungira he mwene data? Uzahungira he? Muri iki gihe cya Nowa hariho ibyaha byinshi nk'ibiriho ubu ngubu ho twaranakabije rwose. Turi gukora ibyaha uko twishakiye, tukabigotomera nk'abagotomera amazi. Ibi bintu Imana byayibabaje cyane, byarayibabaje. Niyo mpamvu imanukiye guhana izo nkozi z'ibibi. Ijambo riratubwira ngo nimwumva mukemera muzajya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabajya, kuko ni kuwita akanwa k'Imana kabivuze. Bene data rero, mbese wishimiye kurimbuka gutyo gusa, kandi hari inzira y'ukuri n'ubugingo, ari we Kristo? Hunga umujinya wungire muri Kristo. Imana irakubwira ngo garukiraho, siga byose usange Yesu, va mu byaha usange Yesu, va muri Yesu azaba muri wowe. Ijambo riratubwira ngo nkiri umwana natekerezaga nk'abana, nakoraga iby'abana, nagendaga nk'abana, ariko maze gusobanukirwa, maze gukura. Bene data, nimba mwarakuze koko, kuki mwasubiye inyuma? Ugasanga umuntu yakoreraga Imana, ugasanga umuntu ni umuririmbyi, azi neza inzira y'agakiza, ariko gukiranuka byaramunaniye no gukizwa byaramunaniye. Umuntu ni umunyedini. Ibi bintu ni ibiki? Ariko bene data, ntabwo ari cyo Imana ishaka. Imana irashaka ko twezwa ku kanini na gatoya. Rubyiruko mu nyumva, mbega byabagendekeye gute ko muri imbaraga z'itorero, mukaba imbaraga z'igihugu? Kuki ari mwe musenye itorero? Kuki ari mwe musenye umuryango wa Kristo? Murishayisha ngo mukore ibyaha ubuntu busage. Mbese muri mu biki mwagarukiye aho? Ko Imana ishaka ko mukizwa, hari inzira y'ukuri n'ubugingo. Imana irashaka ko muhindukira, bye kuba mu magambo, ahubwo no mu bikorwa bigaragare. Muhinduke rwose mugize imitima iboneye, kuko Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, igice cya 12, mumutange imibiri yanyu ibitambo bizima, byera kandi bishimwa. None se bene data, iyo mibiri yanyu niyo gukora ibyaha? Imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka, kandi umuntu wese utsemba urusengero, Imana nayo izamutsemba. Babyeyi, bagabo, mbese ibyo murimo ni ibiki? Imana yabahaye umuryango,
Imana ibahereza urubyaro ngo mwororoke, ariko birababaje cyane kumva wanga gusohoza umugambi w'Imana. Mbese iyi Mana muri gukora mu jisho mutyo, muzahungiraho umujinya w'Imana. Bakobwa bagenzi banjye, ibintu murimo murabizi. Abo bana se muri gukura mu izo nda muri gukuramo, urwo rusaku, iyo nduru mu matwi y'Uwiteka Imana, ibyo bintu birabagwa amahoro. Mbaye wowe nagarukiraho kuko ntabwo bikwiriye ko umwari afata iya mbere mu kuvutsa ubuzima umwana utaranavuka. Mana, rengera ubwoko bwawe. Ab'Imana yahaye akazi, ab'Imana yahaye ubucuruzi, muri bisha iminzani mukiba abakiriya uko mwishakiye. Ubwo busambo hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasinzi, abasambanyi, abajura, abakunda kubeshya bakabikora. Mubeshyesha umunzani bene data. Iri juru se muvuga muzarigeramo? Biragoye cyane, biragoye. Ab'Imana yahaye ubutegetsi, Imana ibashyira mu nzego zifata ibyemezo, none murarenganya abantu, murimo murarya ruswa. Ariko bene data, muri kujya he ko mujya ari mwirimbukiro? Mwagarukiye aho mugaca imanza zitabera, mukarenganura abarenganya, mugafasha abakene, imfubyi n'abapfakazi, aho kugira ngo mubafashe nimwe muri kubarenganya. Mbese wagize ngo Imana yarabyishimiye? Imana irabireba bikayibabaza cyane, na niyo mpamvu imanukiye guhana izo nkozi zose z'ibibi. Watekereje ku iherezo ryawe ko igihe kigeze umuntu wese agahabwa ingororano z'ibihwanye n'ibyo yakoze? Tekereza ku iherezo ryawe, kuko mu gihe cya Nowa abantu bararyaga nk'uko murya, baranywaga nk'uko munywa, bararyamaga bagasinzira nk'uko muryama mugasinzira, baracuruzaga bakunguka, barabyaraga bakororoka. Sibyo ubu ngubu mbona mwabihinduye imikino rwose, nta gutinya gukura mwinda uko wishakiye. Vutsa umwana ubuzima utazi icyo azaba cyo. Yesu umukuyemo ari umugisha wawe. Uramutse umukuyemo hariho Imana yari kuzagutabarira. Waba uzize iki? Ariko Imana yo mu ijuru yo irashaka ko tuva muri ibyo byose, tugatumbira umusaraba, tugatumbira Kristo, tukamenya inzira y'ukuri n'ubugingo ko ari Kristo, kandi tugakora icyo Imana ishaka. Nta kindi usibye gukiranuka, nibyo byonyine Imana ishaka, ibindi byose bizaza n'inyongera. Rero bene data, munyumva, umuntu wese yinire mu mutima we, yigenzure, arebe uko yitwara, arebe icyo Imana imushakaho, ategereze ubushake bw'Imana, kuko Imana irashaka gutura muri twe. Ntabwo yatura muri twebwe rero twuzuye kwandura no gukiranirwa, ntabwo bishoboka. Twimuye Imana mu mitima yacu, twuzuzamo iby'irari ry'umubiri, ibya kamere yifuza nibyo twujujemo. Ntabwo bikwiye rwose ku bantu b'Imana, ntabwo bikwiye, ntabwo ibyo ngibyo ntabwo rwose bikwiye. mugaruke mu nzira ya nyayo, kuko nicyo Imana ishaka. Kandi Imana yo mu ijuru yicaye ku ntebe y'imbabazi, iteze amatwi umuntu wese uvuga ngo Mwami mbabarira, ndagarutse rwose, ngwino
umutima wanjye uwuturemo. Ndabashimiye rero, Imana ibane namwe, ndabakunda cyane, mukomeze mubane natwe, mwakire neza ijambo ry'Imana kandi mukore icyo Imana ishaka.